Nongeye kubaha ikaze mwese ababana natwe inkuru yanjye. Ndabashimira mwese mwamaze gukora subscribe kandi nawe utarayikora ndakwibutsa kuyikora kugira ngo ibyo tubategura byose bijye bikugeraho ku gihe. Nanone kandi igitekerezo cyangwa icyifuzo waba wifuza kutugezaho wabinyuza muri comment maze bikatugeraho. Turabashimiye cyane. Karekezi yahise ahereza umuntu wari uri iruhande rwe urupapuro maze ati ngaho n'abakiri udusomere mutavuga ngo ndi gusoma ibitari byo. Wa muntu yahise afata rwa rupapuro atangira kugorora ijwi natwe twese ducecekera rimwe ngo twumve ibyo agiye gusoma. Ubwo yaratangiye ati njyewe Kanani ngurisheje inzu yanjye ndetse n'akarima kayikikije kose Karekezi akaba amaye amafaranga 200,000 kashi. Nyuma yo kwakira amafaranga yose nemeye ko iyi nzu nzayivamo bitarenze ku cyumweru. Njyewe Kanani ndabyemeye. Ubwo umudugudu yahise avuga ati urahakana iki? Iyi sinye si yawe? Papa arareba ati nubwo mbona ari iyanjye ariko rwose sinjye wayisinye. Karekezi ati hahaha muzajya murya mutazi ko muzishyura, ngaho musohora utuntu twanyu twose mugende, aha hantu ndahakeneye ngo mpakoreshe. Mama agahinda karamwishe atangira kurira ari nako avuga amagambo menshi ati ariko mana we ingo ziragwira, ubu imitungo yacu yose dushizeho kubera inzoga kuko nawe se reba iriya hoteli waragiye uyitangira mu kabari uyigaburira abantu, ufata amazu yose twari dufite ugenda uyatanga, none ugeze aho utanga n'akazu twari dusigaranye. Mama yamaze kuvuga atyo ntangira kwibaza ibyo arimo kuvuga, numva simbyumva neza. Nibajije niba koko ibyo avuze papa yaba yarigeze kubitunga biranyobera, gusa nari nariyemeje kutazigira icyo nongera kumubaza kuko byose yambwira ko nzabimenya maze gukura. Ba mama bakomeje gutakamba, papa we wabonaga yabuze icyo avuga, ariko byose byabaye iby'ubusa birangira bose bemeje ko tugomba kuhava Karekezi akagumana inzu ye. Nubwo nari nkiri muto ariko si byari cyane ku buryo byose ntabibonaga. Ba bantu binjiye mu nzu basohora udusafuriya n'utundi tuntu duto twari dufite mu nzu byose babinaga hanze. Mama rero ati n'ubundi twari twararambiwe guturana n'abatindi nkamwe, mutazanatwiba si twe turuse tubakira. Karekezi ati uzi ukuntu naburaga aho nyura ngo batantera umwako, wenda umwako turawukize. Papa aramureba ati Kareke nawe wari inshuti yanjye ni wowe wankora ibi bintu? Karekezi ati ngo inshuti? Ubu se nawe inshuti yawe binyuze mu zihe nzira? Amaboko atareshya ntaramukanya, ahubwo wari waribeshye uza no gutura ahantu hatakugenewe. Gira vuba uva aha hantu, guturana n'abatindi nkamwe rwose byari biturambiwe, mutazajya mudutera n'umwako. Bakomeje kuvuga byinshi, hashize akanya b'abantu bahita bigendera. Karekezi baravuze ati reka ngende mu kanya ngaruke mwamviriye mu mbuga. Ubwo yahise yikubita aragenda, we n'umugore we bose baragenda. Bamaze kugenda mbona papa na mama bararebanye, hashize akanya ntawe uvugisha undi. Mama baravuze ati ariko Kana nihanganiye byinshi noneho ubu ndarambiwe, reba ukuntu twari dutunze dutunganiwe. Ibuka umunsi wazaga ngo hoteli wayitanze, ejo ngo watanze iduka, ejo bundi ngo watanze akabari, nanone n'akazu gato twari dusigaye muragatanze. Ubu se koko urabona tuzabahe? Ngaho uzana amafaranga baguhaye tujye gushaka aho dukodesha. Papa ati iby'isi ni iby'isi, bareke batware, gusa icyo nzi cyo nuko nta mafaranga nigeze mfata, kereka niba narayafashe ntabizi bagahita bayanyambura. Mama ati njye rero sinabyihanganira, ngaho sigarana abana bawe nanjye ngiye kwangara, sinzabura ikintunga kuko igihe nihanganiye kirahagije. Ubwo nahise mvugira hejuru ati oya mama natwe turajyana. Mama ati oya murasigarana na so kandi muhumura azabaha byose. Ndangije ni mama ko papa dukubita wareka tukajyana? Papa ati ariko se wambabariye kuko ntuntana abana, urabona nabashobora n'ukuntu ari bato gutya. Mama aramureba ati byose ni wowe wabyikoreye, emera ubone. Mama yahise ashyira mu mugongo Karini ahita agenda. Papa atangira kumwinginga ngo agaruke ariko aranga aragenda. Natwe nk'abana twese tumukurikira ariko aranga turusha intambwe kuko nari mfashe akaboko Claude, tubuze aho arengeye tugaruka mu rugo. Twageze mu rugo dusanga papa yicaye yitangiriye itama akidukubita amaso ati uko mugarutse se sinari nababwiye ngo mukurikire mama wanyu? Ndangije ni yadusize papa, ariko mama ni umugome.
Papa aho kugira icyo ansubiza ahubwo yaranyitegereje, nibwo bwa mbere nari mbonye papa yicaye atari mu kazi. Hashize akanya baravuze ati n'ubundi byose ni jye nabikoze, gusa byabaye kwizera umuntu none ndabibonye, kuko ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. Papa yahise afata agafuka ashyiramo twa dusafuriya twari dufite, arangije baravuze ati mwana wanjye n'ubundi imfura ingana na se, reka nkubwire byose wenda uzamenya ko so nubwo ameze atya ariko nawe yigeze kuba umugabo nk'abandi. Ndakeka wabyumvanye mama wawe ariko ukayoberwa ibyo yari arimo kuvuga. Buriya nakuze ndi umusore utunze kugeza ubwo naje kuzana mama wawe tukabana. Nabuze ubwenge nizera inshuti ncika ku miryango ku buryo yaba umuryango wo kwa mama wawe ndetse n'uw'iwacu nta muntu n'umwe nongeye gutuma agera iwanjye. Nagiraga abantu babiri ari nabo bari inshuti zanjye, hari uriya Dumiyani ndetse n'undi bitaga Karekezi. Twari inshuti zikomeye ku buryo twasangiraga akabisi ndetse n'agahiye. Ntacyo ntari ntunze batari bazi kuko niwe nizeraga. Gusa uyu munsi nibwo nsubije amaso inyuma mbona ko bose bagiye bankina agakino, nubwo iyo menyiza nyuma y'igihe. Ndabyibuka umunsi umwe ubwo nari ndi kwishimira ko nujuje hoteli. Uwo munsi narabatumiye tujya ahantu heza cyane, icyo kurya turagitumiza ndetse n'icyo kunywa. Twaranyoye turizihirwa ku buryo ntamenye ko natashye kuko n'imodoka yanjye bayinsangishije mu rugo ku munsi wakurikiyeho. Ubwo naratunguye ati none se papa, ubu nawe wigeze utunga imodoka? Papa arandeba ati mwana wanjye se ko ari uko watubonye tumaze gukina wagize ngo niko twahoze? Gusa ndacyakubwira byose uraza kumenya imvo n'imvano yabyo. Ubwo nanjye ati ngutize yombi papa. Arongera ati ubwo ku munsi wa mbere banzaniye imodoka mu rugo, ku munsi wa kabiri nagiye kubona mbona abagabo mu rugo baje kunsaba imfunguzo za ya hoteli. Natangiye kubabaza nimba basaze, baza kunyemeza uburyo iki nayihaye Karekezi. Ngize ngo ntere hejuru banyereka impapuro nasinye ko nyitanze. Nagerageje kurega ariko biranga bibi by'ubusa, ngeze aho ntegekwa kuzitanga ku ngufu. Birangira nyine nzitanze ubwo hoteli nyihomboka. Nta n'umunsi n'umwe nigeze nyikoreramo. Ibyo byose byarabaye ntandukana na Karekezi uko ariko atwaye ibyanjye. Inshuti yanjye magara niyo yanyaze ibyanjye. Gusa Dumiyani we twakomeje kuba inshuti, akagenda anyihanganisha akambwira ko Karekezi ari umuntu mubi nanjye nti ni inshuti yanjye. Iminsi yakomeje kwicuma, inshuti nari nsigaranye ari Dumiyani. Gusa nanjye uko nibukaga hoteli yanjye niko niyabuzaga inzoga ku buryo kubera kunywa ntakora iya modoka baje kuyifata. Iduka ryanjye ryarahombye bimwe bigaragara, ntangira guteza ibyanjye nubwo byinshi ntamenyaga uko byagiye, kuko bazaga banyereka impapuro nasinye nk'uko uyu munsi babibonye. Gusa nyuma yo gushyira ubwenge ku gihe nibwo mbonye ko Karekezi yakomeje kunkurikirana kugeza ubwo ashyize atwaye byose. Ndangije ni komeza umbwire papa. Ubwo rero naje kumarwaho utwanjye n'inzoga niyahuzaga ndetse n'izo nshuti zanjye za barenga. Nza kwisanga tubayeho muri buriya buzima twari tubayemo, none n'akazu gato nari nsigaranye birangiye bagatwaye. Papa yavuze atyo mbona Mariya atangiye gushoka ku matama, natwe ibyo kumwoza ntitwari tubizi ahubwo natwe twamufashije kurira. Twakomeje kwicara aho papa yitangiriye itama, mbese twari twabuze aho twerekeza. Hashize akanya tubona Karekezi aratungutse n'abandi bantu benshi batugezaho ati na n'ubu mutaramvira imbere y'inzu? Papa ati ariko Kareke, ko nzi ko ntigeze nkubera umuntu mubi, uko nzi ko ari wowe muntu nizeraga nkabitsa amabanga yanjye yose, kuki utinyutse kunkora ibi? Ubu hoteli naguhaye ntiyari ihagije ku buryo uza no kunkura muri aka kazu k'ibitaka nari nsigaranye? Karekezi ati ayinya, ubuze ubwenge n'Imana iramureka, ubwo nyine nawe yakuretse, ahubwo mwe kuntinza mumvira imbere y'inzu muri kuntera isesemi. Papa n'agahinda kenshi yahise afata agafuka kari gapakiyemo amasafuriya, nanjye nkorera udusambi twararagaho, ubundi abari aho batangira kuduseka. Umwe ati nabonaga ukuntu yirirwaga agurira abantu inzoga nkagira ngo hari icyo bafite, none ni imifuka bararagaho. Undi ati nayo wasanga barayibye, urabona umugabo nk'uyu ugurisha inzu yari asigaranye akayijyana mu kabari yagura iki? Ese undi umuntu w'umugabo yikorera amasafuriya, umugore yagiye? Undi ati urabaza amenyo nko kureba umunwa? Ubu se umugore wakwemera kubana n'umugabo umeze atya abaho? Kereka abagabo barabuze, ahubwo naho yari yarihanganye.
undi nawe ati mbabajwe n'abo bana, ubu se barabaho bate? Undi aramureba ati cyakora byo barababaje ku buryo umuntu yari kubajyana. Ikibazo ni uko ari abahungu kandi abahungu bose bakaba bakurikiza bazi. Nabo buriya bakuze ntiwabashobora kuko bazaba nka se. Nakomeje kumva abo bantu bavugaga byinshi, ntangira kwibaza niba natwe turi abana nk'abandi ku buryo natangiye kwibaza impamvu nabyawe n'ababyeyi nk'abo. Gusa byose nabyibazaga ari nako turenga hahoze ari iwacu. Nyuma yo kurenga aho abantu baturebaga, papa yadusabye gutura ibyo twari twikoreye tubanza kuruhuka. Nyuma yo kubitura papa ati ubu se kuko noneho turerekeza he? Ubu se ko inshuti zose zancitseho, mama we sinamutunguka imbere n'amagambo yose namubwiye. Mbega guhemuka. Ubu se Damiyani waranyakirara, ariko nungutse igitekerezo. Nuko nti ikihe se papa? Papa ati uba wakwerekeza kwa Damiyani ko we tutigeze tubana nabi. Nubwo Karekezi Nyambura hoteli nawe twari kumwe kandi ari mu babyemeje, ariko byibuze we yemeye kujya mfasha akampa akazi ngo mbone ayo kugura ka manyinya, wenda nkamubasigira nkajya nshakisha ubuzima nkaboherereza. Ndangije ni papa nawe ugiye kudusiga? Arongera ati none urabona twabana he mungana gutyo? Ubu se murabona nabona amafaranga yo gukodesha inzu yo kubamo no kubatunga? Ndangije ni oya papa, mama ntiyadusiga nawe ngo udusige, ubu se twaba bande? Papa ati oya si ukubasiga ahubwo ni ukugira ngo mbashakire aho muba, ubundi njye njya gukorera amafaranga mbazanira ibyo kurya. Ndangije ni ariko papa uko amafaranga wakoreraga yose wajyanaga mu kabari, ubu nibwo ugiye gukorera adutunga? Papa arandeba ati erega ubuzima burigisha, ahubwo ndakeka mumaze kuruhuka mwongere mwikore twerekeze kwa Damiyani numve niba yabyemera. Ako kanya twahise twongera twikorera twa dutwaro twacu, nubwo twari tunaniwe ariko nta kindi kintu twagombaga gukora atari ugukurikira papa aho yatwerekezaga. Nyuma y'iminota mike twari dutungutse kwa Damiyani, kabone ko batari batuye kure yacu. Mu kugeraho papa arasuhuza barikiriza. Hashize akanya gato dutegereje tubona Damiyani araje, akidukubita amaso ati amaye nka data, Kanani se ko mbona wahambiriye imifuka ndetse n'ibirago byagenze bite? Papa ati wahora n'iki? Uzi kubona umuntu w'umugabo yikorera amasafuriya? Ahubwo reka ntore nkubwire ibyambayeho byose dore ko ari wowe nshuti nsigaranye. Kanani ati niba ari iriya nzu wagurishije Karekezi byose ndabizi, ahubwo ikomereze rwose kuko nanjye binteye isoni kuvugana n'umugabo wikorera amasafuriya. Papa ati none se basi wambabariye by'ibisuka bicumbikiye aba bana, uko njye nkuze ntabura ahomba. Damiyani ati nimba ari ibyo byari bikuzanye ikomereza urugendo ujye gushaka aho muhuje kuko nawe urabizi ko amaboko atareshya ataramukanye. Papa ati nawe nari nizeye koko nuko umbwiye? Ndati hahaha, none se iyo umuntu abuze ubwenge bigenda bite? Ubu Imana yakuretse ngo ninjye uragufasha, ahubwo gira vuba umvira ahangaha hatagira n'abagusanga aha bakagira ngo turaziranye. Damiyani yavuze atyo ahita akubita ku giti cy'igipangu. Njye na Claude dutangira kureba papa wari umeze nk'uwacitse intege. Hashize akanya ati ariko se noneho turerekeza he? Kuko numvise inyanzi. Twakomeje kwicara aho ntawe uvugisha undi. Hashize akanya Claude atangira kurira ngo inzara iramwishe, nubwo nanjye ntari norohewe. Papa yakomeje kutwitegereza. Hashize akanya ati mwihangane bana, mu kanya ndajya kubashakira icyo kurya kandi murahaga sibyo? Twese ati yego papa. Papa yadusabye kuba dusigaye aho gato ko agiye kutuzanira ibyo kurya, natwe turabyishimira kuko inzara yari imaze kutwica. Ni nako byagenze. Papa yadusize imbere y'igipangu cyo kwa Damiyani agenda uko, natwe dusigarana icyizere cy'uko tugiye kubona ibyo kurya. Twakomeje kwicara dutegereje ko papa agaruka, amasaha nayo akomeza kwicuma kugeza ubwo Claude yageze aho akansinziriraho. Nanjye nangira kwibaza niba papa aragaruka cyangwa nawe araba nka mama wadutaye. Hashize akanya sinzi uko nagiye kubona mbona mama Aline na Aline batunyuzeho. Aline akigera imbere yanjye baranyitegereje ati mama reba aba bana ukuntu bigunze. Mama Aline yahise ahindukira akinkubita amaso ati ariko sinakubije kuzongera kureba abana nk'aba bambaye gutya, ahubwo ihute batakunukira. Aline ati oya mama urabona badashonje? Mama Aline ati bareke niko babaye, baba bigize gutyo kugira ngo bakunde basabirize.
Mama Aline yakomeje guhatiriza Aline gukomeza ariko Aline akomeza kumwangira kugeza ubwo yashatse kumutwara ku ngufu, ariko Aline mbona akoze mu gakapu yari afite akuramo irindazi na ji maze arabimpereza. Mama ahita amukubita urushyi ari nako bakomezanya. Nyuma yo kugenda nongeye kwibaza ibyari bitubayeho, nibazaga icyo Mama Aline tuziza, nongera gushimira Aline wari uduhaye amaramiro mu gihe ababyeyi bari badutaye aho. Ntacyo nari kurenzaho, ahubwo nakanguye Claude wari wasinziriye, turangije dusangira ku byo Aline yari adusigiye. Nyuma yo guhembuka nongeye kumushimira nubwo atari aho hafi. Twakomeje gutegereza ari nako amasaha y'icumi ariko turaheba, kugeza ubwo Damiyane yasohotse atubonye aho twari twicaye afata bya bintu twari dufite abijugunya kure, natwe aduhagurutsa n'imigeri myinshi ngo tumuvire imbere y'inzu. Nta kindi twari gukora, nahagurukije Claude mfata ibyo nari nshoboye, turangije dufata inzira tutazi aho tujya. Nageze aho nigira inama yo kujya mu ishyamba kuko nabonaga aho tugeze hose bari kutwamagana. Twinjiye mu ishyamba, sinzi uko twageze ahantu hari igiti kinini, munsi yacyo hari hameze neza ku buryo wabonaga hameze nko mu nzu. Mfata udutambaro nzirikaho, mbona nta muntu uzajya utubona, twinjiramo dutangira kubaho. Ijoro ryose naraye ntekereza ku buzima tugiye kubaho, nibaza ukuntu mama na papa badusize, nkongera kwibaza ukuntu abantu bose aho kugira icyo badufasha ahubwo bari kudutererana, noneho nagira aho nzajya nkura ibyo kurya bikaba ibindi. Byageze mu gitondo cya kare, Claude abyuka rero ambwira ko inzara imwishe. Ndebye ukuntu yari yazahaye, nanjye numva agahinda karanyishe, niko kwigira amayeri yo gukoresha uko nshoboye nkabona ibyo kurya kugira ngo muramire. Nahise mbwira Claude ngo abe asigaye aho njye gushaka ibyo kurya, niko kumusiga aho nanjye mfata inzira. Nubwo ntaho kubikora nari mfite, ariko nagiye ntekereza icyo gukora. Nakomeje kwibaza icyo nakora ngo mbone amaramuko. Sinzi ukuntu nibutse ko mama yajyaga anyigisha uturirimbo, niko gutekereza ko wajya ahantu mu marembo y'imihanda hahurira abantu benshi nkabaririmbira, wenda ntihabura umuntu umwe yo kugura ibijumba. Ni nako byagenze, nahise nerekeza ahantu mu marembo y'imihanda, mpageze ntangira kuririmba uturirimbo mama yari yaranyigishije. Abantu bakaza kunshungera, bamwe bakanseka, abandi bakagira icyo bansigira. Sinzi uko byagenze mu gihe abanyeshuri bajyaga ku ishuri, imodoka y'ikigo inyuzeho mbona akanote k'100 karaguye. Nihutira kugatoragura, gusa uwari ugataye sinigeze mubona. Ibyishimo byabaye ibindi, mpita nihuta nyura ahantu bacuruzaga ibijumba, maze kwishyura nihuta ngana aho nari nasize Claude. Nagize nsanga umwana wa mama kubera inzara no kuvuga byari byatangiye kumunanira. Natse umuriro, ndangije notsa bya bijumba nari nazanye. Mu kanya gato biba birahiye. Nagaburiye Claude nanjye ntiretse. Tumaze guhembuka noneho numva ibyishimo ni byose, gusa ikibazo cyari aho nzakura ibyo ku munsi ukurikiye. Iminsi yakomeje kwicuma ari nako ubuzima bw'ishyamba tubumenyera. Nabyukaga mu gitondo nkerekera hahandi mu mihuriro y'imihanda nkaririmba twa turirimbo. Gusa buri gihe iyo byageraga kuri ya masaha abanyeshuri bajya kwiga, najyaga kubona nkabona ya modoka iraje, yangeraho kakanote kakagwa hasi, nkagatoragura nkajya kugura icyo kurya nkajyanira Claude, ubundi ubuzima bugakomeza. Gusa muri iyo minsi yose sinigeze menya umuntu wanagiraga ako kanote, kuko igihe cyose yamaraga kukanaga imodoka yarakomezaga. Nategereje ko wenda nawe yazanyiyereka, ariko biranga bibi byose. Umunsi umwe nagiye hahandi, ngiye kubona mbona akanote karaguye, ariko hagwa n'agapapuro. Nihutiye kubitora, ariko kuko ntari nzi gusoma, byarangiye mfashe ka gapapuro ndagata, nitahira aho nitaga mu rugo. Umunsi wakurikiyeho nagiye handi amasaha ageze, mbona ya modoka iraje, ntangira kwishima nti mbonye ihaho ry'umunsi, ariko siko byagenze, kuko ya modoka yarinze irenga nyihanze ijisho, ntiwenda iragaruka kuko ntacyo yari insigiye, ariko ntiyigeze igaruka. Uwo munsi niriwe ndirimba umunsi wose, abantu bari baramenyereye ku buryo nta n'uwigeze ugira akantu na kamwamo. Amasaha yakomeje gukura, ntangira kwibaza uko Claude arabaho. Nibazaga uko noneho ndamusobanurira kandi azi ko nagiye kuzana ibyo kurya, numva mbuze icyo mvuga. Agahinda karanyishe, ntangira kwitangira itama. Aho niho natangiye kwibaza ubuzima bwanjye aho bwerekeza. Nibazaga uko noneho tuzabaho n'uwari udutunze yaduhararutswe, ku buryo nta kantu na kamwe adusigiye.
gusa nta gisubizo nari kubibonera. Nakomeje kwibaza byinshi ari nako amasaha akomeza kwicuma, ngeze mfata umwanzuro wo kujya kureba Claude kugira ngo nasange ubwoba bwamwishe dore ko twabaga mu ishyamba twenyine. Nihaguruka kubera ibitekerezo byari byambanye byinshi, sinzi uko nakandagiye umukobwa wari kumwe n'umusore bafatanya akaboko. Umukobwa yahise arakara abankubise urushyi rwiza, ndazindara nikubita hasi. Mu kujya guhaguruka ngo niruke wa musore baramfashe, noneho ubwoba burantaha ngo bagiye kunyongera izindi. Wa musore baravuze ati ariko sheri urabona uyu mwana utamuhoye ubusa? Uwo mukobwa ati ubu bugoryi ngo ni bwa mayibobo utabukubise wahebutse kabisa, urabona ukuntu kari kankoreye urwara, ubu se kagendaga karangariye iki? Nako buriya wasanga kashakaga kugukora mu mufuka. Wa musore ati ariko rero niba agukandagiye ntibivuze ko wamukubita, uzi ko aba bana hari igihe inzara iba yabishe ukaba wamukubita urushyi agapfa. Wa mukobwa ati kashaka kagapfa, ubundi bagiye bajya iwabo bakareka kuza guhagarara mu mihanda. Undi ati nyamara wasanga nawe aba ataje guhagarara mu muhanda ari we. Erega ugomba kumenya ko abana bo mu mihanda nabo ari abantu kandi bose atari ko baba barananiranye. Wa mukobwa ati aha ndumva wamurengeye, wasanga ari murumuna wawe, nako buriya wasanga ari we wamubyaye, ahubwo ufashe umwana wawe ave ku muhanda ye gukomeza kugusebya. Uwo mukobwa yavuze gutyo, wa musore ahita ndekura mbona akoze mu mufuka akuramo akanoti k'100, arangije baravuze ati akira ratuguremo akarindazi kandi wihangane kuba gukubise. Ubwo narishimye nti urakoze cyane. Nkimara kubona ako kanote numvishe ibyishimo bibaye ibindi, kuko nari nongeye kubona igaburo ry'uwo munsi nubwo nari maze gukubitwa, ariko narishimye ko ntari bubure icyo nsubiza Claude ningera mu rugo. Nahise nyura ku isoko nk'ibisanzwe ngura ibyo kurya, n'ibyishimo byinshi nagiye niruka ku buryo mu minota mike nari ngeze aho twabaga kugira ngo ndamire Claude wari wiriwe antegereje. Nkigeraho nakuyeho agatambaro twakingishaga, mu kurebamo imbere ntangira kwibaza nimba ari hahandi twabaga cyangwa nimba ari ahandi nguye hameze nk'aho biranyobera. Nasubiye hanze ngo mbanze ndebe neza ariko nsanga niho. Nibajije ahantu Claude yaba yagiye, natangiye kwibaza ukuntu umwana w'imyaka 4 yonyine yakwitereza ishyamba wenyine. Ntangira kwibaza nimba atari ibisimba byaba byamutwaye, ariko nanone nkabura ahantu hari amaraso. Nakomeje kumushakisha ngeze aho mbona bunyiriyeho, ku buryo natangiye gutinya ko nahura n'igisimba, niko guhina akagongo ngaruka mu ngagi. Iryo joro ryose sinigeze nsinzira kuko natekerezaga kuri Claude nabuze, nkongera gutekereza ukuntu papa na mama badutaye, nkumva ubuzima buranze. Bwakeye mu gitondo nshaka gusubira hahandi, nibutse ko Claude ntawe uhari, niko gufata gahunda yo kujya kumushakisha. Nta kindi nari gukora, nafashe inzira isubira ku ivuko kuko numvaga nta handi yajya, kuko ariho twari twanyuze tuza aho ngaho, ariko narinze ngerayo ntamukubise iryera, ahubwo ntungurwa no gusanga hahandi twari dutuye harimo amazu meza cyane. Nabuze uko mbigenza, mpina akagongo ngaruka mu ngagi yacu. Mu nzira nza nahuye na mama Aline, ariko noneho ari wenyine. Mu kunkubita amaso ati ariko iki cyana cya Kanani kizakurikirana umukobwa wanjye kugeza ryari? Wabonye ko atakiguha amafaranga none wahisemo no kuza kumwishakira mu rugo? Si gusa ariko ubanza so yarandogeye uyu mukobwa, nako reka nguhe ikosora ku buryo utazongera gutekereza kuza muri izi nzira. Ubwo nahise nikanga nti mumbabarire rwose mwe kunkubita, kuko sinari nje aho, ahubwo nari ngiye kureba Claude. Undi ati ese ubundi ubahe wacyana we? Namubwiye byose, ndangije kubimubwira mbona umugore aramwenyuye ati bisubire muri iryo shyamba, nako reka nze ujye kuhanyereka ndeba aho uba wenda nanjye najya nza nkakuzanira y'ibyo kurya. Natunguye noneho no kumva mama Aline amvugisha neza kuko bwari ubwa mbere. Ubwo twaragiye tugenda tuganira ndetse anyizeza kuzamfasha gushaka Claude wari wabuze. Nyuma yo kuhabona mama Aline yakoze mu mufuka mbona amaye akanote k'100, nanjye ndamushimira arangije ansezeraho. Uwo munsi bwarije nirambikaho nongera gutekereza ku bitangaza byabaye, numva ibyishimo bibaye byose. Sinzi aho icyizere cyaturutse kuko noneho numvaga na Claude ndaza kumubona, kuko n'abatankundaga aribo bari batangiye kumfasha. Bwarakeye nsubira hahandi ku mahoro y'umuhanda, nanone ya modoka inyuraho ntacyo mbonye. Gusa uwo munsi siniriwe ntindayo cyane kuko aya mafaranga mama Aline yari yansigiye nari nyafite, ahubwo nahise njya ku isoko guhaha iby'uwo munsi.
Nyuma yo kuva ku isoko natashye akanyamuneza ari kose, mu kugera aho nabaga nkihakubita amaso numva umutima umvuyemo. Ese mama kuba mama ari ntiyamenya aho William aba biramugwa amahoro? Claude se we yaba yagiye? Ntuzacibwe na episode ikurikiraho.